Ibihe byiza kuri uwo muntu akoze subscribe kuri Ese Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jeswe zampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwandakazi amaguru naya ngaya nari naragiye ahantu bita ijanja iwabo umugabo bita Rwalinda Pierre Celeste Rwalinda akimara kumenya ko nagiye iwabo yagiye ku rubuga rwa Twitter ye arapostinga agira ati azana agafoto ngo k'umuntu ngo uba mu giti ngo mu murenge ngo wa Kigali umuntu uba mu giti ngo wubatsemo ngo kubera ngo ubukene ngo u Rwanda rwamunyaze ngo none ngakaba atuye mu giti ukore ko yapostinze kuri Twitter avuga none Rwalinda uyu nguyu mubona urimo ngo aratabariza uwo muturage wo mu murenge wa Kigali ngo wabuza haba nahuye na mushiki we bavukana mu nda banakurikirana ngira ngo amashusho muraza no kugenda muyabona mwe namwe mushiki we aratabaza cyane arababaje ndetse aranababaye cyane afite ipfunwe ryo gukomeza kwitwa mushiki wa Rwalinda wirirwa aterana amaguru y'inkoko wirirwa arya za pizza wirirwa agenda mu modoka nziza wamutereranye nabonye ibyo mushiki wa Rwalinda yambwiye ubwanjye ari n'amashusho amwe nahise numva ntashaka gushyira hanze bitewe n'uburyo yumva afite n'ipfunwe ryo gukomeza kwitwa mushiki wa Rwalinda ariko iyo ubona Rwalinda ku mbuga nkoranyambaga Twitter Facebook kuma YouTube channel ya zayikondera n'ibiki ukabona Rwalinda ribaho ngaho ari maramoka avuga ibiki uba wumva ari umuntu ushobora kuba ari umuntu mwiza ufasha famiye ye ugira natunguwe no kubona mushiki wa Rwalinda inda ziramutondagira banyarwandakazi ndagira ngo wenda mbisabira abantu bankurikira kandi bafite umutima wa kimuntu umuntu wese ufite umwenda ufite igiceri cya 5 ufite igiceri cy'10 ndabashyira hano nimero dufasha uyu mubyeyi mushiki wa Rwalinda noneho kugira ngo nawe ubwe isoni zimwice nabibonye ndamwandikira kuri Twitter nakoze retweet ndandika ngo uyu mubyeyi nguhaye amasaha 2 yo kuba wagize icyo iminsi 2 yo kuba wagize icyo umukorera nutagira icyo umukorera ndaza kuza kumusabira abanyarwanda bamufashe bamuha ibimutunga bamuhingishiriza umurimo kwiyambwe ko afite umurimo munsi y'urugo maze noneho isoni zizakwice urebe uru Rwanda rwacu mora nkubwira uru Rwanda mora nkuririmbira uru Rwanda mora nkwibutsa gukunda kumanyo mujye mumbabarira burya ngiye wakenshi sinkunda kuvuga nabi ariko mvuga nabi yo bizamutse cyangwa se wenda umuntu azamuye ibisazi byanjye uyu mukecuru arababaje nta n'intebe yo kwicara hafite ya yindi wenda abashyitsi bashobora kuza kukureba ukabicazaho ntayo umukecuru yewe yambwiye ati Gasuku urimo urancinyagurira kuri ubu ngubu umbwira ngo mfite musaza wanjye uba hanze nta na telefone afite ibaze no ko wenda navuga ngo tumufashe uyu mukecuru nkabinyuza ku yindi nimero ntago byari bikwiye ni ibintu biteye isoni ufite musaza wawe wirirwa moka ku mbuga nkoranyambaga akirirwa atabariza abandi ngo barababaye kandi afite na mushiki ubabaye bajye babaseka izo ntera hamwe zindi mukorana nazo abo nta gihe uzaza kuririra abanyarwanda nta gihe uzaza gutakira abanyarwanda ngo gutya na gutya ngo barakandamizwa bagize gute nawe ubwawe ufite ubushobozi bwo gufasha wanyu ariko ukabutabafasha we nyangaragata reka mbabwire nyakwigendera naho Imana Thomas akiriho naramubwira ati nzagusura kandi kuko naramusuye iwabo yahoraga avuga ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo uburyo ngo abanyarwanda bashobora kuzabagirira gutya na gutya ariko nageze iwabo ndatungurwa nabanditse uyu yari naho Imana wavugaga ibi aba ba Mukankiko bose nagiye mbasura Mukankiko nasanze musaza we abayeho nk'itungo nagiye kwa Denise za neza narabiberetse nta na kimwe nigeze mbahisha nasanze bene wabo bafite ipfunwe ndetse bagira n'ikibazo bakagira icyo bita mu gifaransa angoisse yo kuba bananganiriza bitewe nuko bafite ipfunwe ryo gukomeza kwitwa abavandimwe b'ibigoryi mvuze haruguru
So icyo nababwira rero nuko mugerageza ibishoboka byose mukumva igisebo mufite, mwongere mugaruke mu abanyarwanda nyabanyarwanda. Rero Rwalinda reka nongere nkubwire utu tuntu tugambo nsigaye nirwa mbona wandika uvuga ngo ikigira gute, jya ubanza utekereze kuri uriya mukecuru uri hari uri murababara kandi mwaronse ibere rimwe, gira impuhwe. Ngiye kugerageza ngewe ubwanjye mukorere fundraising, mugurira agatungo gatoya kagufiya ko kugira ngo basi nibura be yikenura. Nindamuka ngeze no muri Mongolia nzamwohereza andi mafaranga yo kugira ngo ajye acuruza ibisheke ari imbere y'umuryango, kuko nabonye n'ubundi n'abandi bacuruza ibisheke hariya. Ariko wumva ufite isoni, ipfunwe ndetse n'ikimwaro wagicucu kuba umuvandimwe wawe arimo arateseka wirirwa kandi umoka ku mbuga nkoranyambaga ngo ukeneye ngo liberation, ngo deliberation, ngo ukeneye ngo iki, ngo ukeneye ngo bumwe, ngo wabanje ugafasha umubyeyi, wabanje ugafasha umuvandimwe wawe. Stupid. Iyi ni Kasuku Media TV, ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus uzamipanga icyogere mu nkuba. Mukore subscribe cyangwa mu rurere.